nitwa Ndayizeye Emmanuel, nkaba ndi umuhungu wa Pasiteri Nkeshimana Pancras na Ndayishimiye Oda. Nkaba naravutse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani n'umunani ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 4. Nkaba nifuje gusangira n'inshuti n'abavandimwe bimwe mu byaranze amateka yanjye mu myaka 25 ishize, ngo gushimira Imana uburyo yabayeho kwizerwa mu buzima bwanjye. Igihe navukaga nasanze hari abandi bakuru banjye, bashiki banjye babiri n'umuhungu umwe mukuru wanjye. Icyo gihe naje ndi umwana wa 4, cyo koza nyuma yanjye naje gukurikirwa n'abandi bana 5, harimo abakobwa 4 n'umuhungu umwe. Murira Bujumbura ari naho navukiye, ariko mu 1993 ubwo nari mfite imyaka 5, kubera ubucuti ababyeyi banjye bari bafitanye n'abanyarwanda babaga muri Congo, igihe habaga intambara naje kujya muri icyo gihugu njyanye n'abo bakuru banjye ko ari 3, tumarayo amezi 10. Ubwo no muri Congo naho nabaye amezi 10. Nyuma yaho mu 1994 nibwo twaje gutaha tuza mu Rwanda. Rero amateka y'ubuzima bwanjye agizwe n'ibice binini 3, aribyo nashatse kugira ngo basangizemo. Igice cya mbere ni uburyo nize, ibyo nifuza gushimamo Imana n'ababwira muri make ibyaranze amateka y'imyigire yanjye, kuko nabonyemo ukuboko kw'Imana kutangaje. Icya kabiri harimo uburyo nakishijwe n'uburyo nakoreye Imana, kuko nabyo byagiye biranga ubuzima bwanjye, kandi Imana naho yagiye iba iyo kwizera. Icyo cya gatatu nacyo ni uburyo nagiye mbana n'abantu, mibaniranye n'abandi bantu n'umumaro byagiye bingirira, kuko nabyo nabibonyemo ukuboko kw'Imana gukomeye. Uburyo nize rero tuje mu Rwanda mu 1994, nari mu mwaka wa mbere wa primaire, dushyikira i Nyamirambo. Niho nize uwa mbere n'uwa kabiri wa primaire ku mashuri ya primaire ya Kivugiza. Mu mpera z'95 rero niho twaje kwimukira ku Kimisange, ariho nakomereje mu wa 3 kugeza ndangije primaire. Imana iramfasha rero mu myigiranje ya primaire niga ntsinda. Ndabyibuka ko Imana yamfashije, sinigeze njya munsi wa 4, nabaga wa kabiri, wa mbere, wa 3 cyangwa wa 4, sinigeze njya munsi. Ngira n'amahirwe primaire ndayitsinda, nyitsinda neza. Numvaga mfite inzozi zo kuziga ku bigo byiza. Imana mu mugisha ngira amanota meza, banyohereza muri Collège Saint André i Nyamirambo, ari no hafi yo mu rugo. 19 rero mu kwezi kwa 9 nibwo natangiye muri Saint André. Ntabwo byigeze bingora cyane, kuko imwe mu nshuti zikomeye cyane z'umuryango yitwa Munyentwari Alfred, ndabyibuka aza igeze kuza mu rugo asanga nabaye wa kabiri niga muri primaire mu wa 5, ahita afata icyemezo cyangwa se umugambi mwiza wo kuzandihira amashuri yisumbuye yose. Rero ntibyize bingora, ntangira Saint André. Ndabyibuka yaraje angura ibintu byose nari nkeneye, anantwara ku ishuri. Ariko mu gihe nigaga Saint André ntago nagize amahirwe yo gukomeza kugira amanota meza cyane. Naratsindaga nkimuka ariko ntafite amanota yo hejuru. Ariko iyo myaka 3 yose nubwo nize ntagira amanota menshi, Imana iramfasha ntsinda ikizamini gisoza icyiciro rusange cya Troncom. Nibwo rero nahise nkomereza amashuri Gahini 2002. Mu kwezi kwa 9 nibwo nagiye Gahini gukomeza muri biochimie mu wa 4. Aho ndiga ngira amahirwe ndatsinda umwaka wa 4. Ndibuka ko naho nawutsinze neza, ndangiza ndi uwa mbere. Icyo koza sinakomeza nanone kugira amanota meza, ngeze mu wa 5. Ndabyibuka ko naho narangije amanota yagabanutse n'abaye wa 4. Nibwo natangiye gutekereza uburyo nahindura ikigo, kugira ngo inzozi nari mfite inzozi z'uko naza kwiga ubuganga, aribyo bita medicine. Nkabona rero uburyo ndimo ndasubira inyuma mu manota bitari zatuma mbona ayo manota. Ntekereza ko mpinduye ikigo nkajya ku kigo cyiza byazamfasha. Nibwo nasabye Alfred n'ubundi amfasha gushaka ikigo, mbona muri Lycée de Kigali, kuko ariho nifuzaga. Njyayo kwigayo muri 2005 mu wa 6. Nahizeyo umwaka umwe, ariko kubw'amahirwe make sinabasha kugira amanota meza atuma mbona gukomeza muri kaminuza y'ibyo bita bourse. Ngirewe ku rwanjye ruhande nyabuze, numvaga ko ubushobozi bufite, ariko nzi impamvu zagiye zituma ntayabona.
niyemeza rero gusibira kugira ngo aho ntakoze neza amakosora kugira ngo nzabone ayo manota nifuza azamfasha kwiga ubuganga nk'uko zari inzozi zanjye. Nasubiye rero gusibira, sajya muri edeka gusibira biranga, nsubira i Gahini 2006 nsubira gusibira, Imana iramfasha ndatsinda, mbona bourse, ariko bourse itananshimishije kuko bampaye kujya kwiga muri Zaire Busogo kandi nkumva atari zo zari inzozi zanjye. Numvaga nshaka kuziga kuri kaminuza nkuru y'u Rwanda kandi nkiga n'ubuganga. Rero kubyakira ntabwo nabyemeye, noneho ntekereza yuko uburyo bwiza bwo kugira ngo nzajye i Butare ari uko najya gushaka ikigo mu kindi gihugu nkazaza ndekarasa cyangwa se mpinduranye. Ubwo nagiye i Burundi rero kwiga, ngira amahirwe mbona kaminuza yaho y'u Burundi muri medecine nk'uko nabyifuzaga. 2008 rero njya kwiga i Burundi muri medecine umwaka wose, ariko nyine nta none sinagira amahirwe yo gutsinda, biba ngombwa ko ngaruka mu Rwanda. Ngarutse mu Rwanda nta yandi mahitamo nari mfite kuko ntabwo nari ngeze ku ntego yanjye yo kwiga muri kaminuza y'u Butare, nta nubwo nari ngeze ku ntego yanjye yo kwiga muri medecine. Icyabaye nuko nahise mfata umugambi wo kongera gukora ikizamini cya leta kugira ngo mbone iyo bourse. Ntabwo byari byoroshye mu by'ukuri, ariko ngira umugisha kuko nyine uko Imana kwari kundiho, Imana yagiye ica inzira mu buryo butandukanye. Mpura n'abarimu hano nari nagiye kwiga muri Kandari kuri Rafiki, mpura n'abarimu muri kuri La Colombier, babonye ndi nigana kuraye barambaze se tugushakira ishuri kugira ngo uzabone uko ugera ku ntego zawe. Numva biranshimishije, hanyuma bajya kurishaka bansabira muri La Colombier, ababyeyi banjye baramfasha barahanyishyurira, nubwo hari hahenze ariko Imana irabashoboza. Ndagiye nasubiramo mu wa gatandatu 2009. Ntabwo byari byoroshye kuva muri kaminuza ugasubira muri secondaire, ariko ko nari mfite intego yo kugera muri kaminuza nkuru y'u Rwanda nk'uko mbyifuza. Imana yaramfashije ndiga ndatsinda, by'ukuri intego nyigeraho, mbona bourse yo kujya i Butare. Ariko nubwo nabonye bourse yo kujya i Butare sinabona medecine, ariko kuko numvaga ntako ntagize, numva nyine nkwiye kubyakira ibyo bampaye nkabyiga. Icyo gihe bamaye rero kwiga agribusiness niga kugeza iyi saha. Imana iramfasha rero kuva mu wa mbere niga muri agribusiness kugeza ubu ndi mu wa gatatu, sozo wa gatatu. Imana iramfasha ndatsinda, sinzira ku manota hejuru cyane, ariko Imana yaramfashije sinasibira, Imana igira neza. Muri makeya ibyo nibyo navuga byagiye biranga imyigire yanjye. Intego yo kuba narize kuziga muri kaminuza nayigezeho. Intego nari ifite muri primaire yo kuziga ku bigo byiza, Imana yaramfashije. Urumva nubwo nize mu bigo byinshi, ariko byose ndashimana ko ari ibigo byiza byatumye mpakura ubumenyi. Ikindi gice cya kabiri rero cy'iby'Imana yakoze ni byerekeranye n'uburyo nacishijwe. Ibyo byari byerekeranye n'amasomo yanjye ko nize, ariko n'uburyo nacishijwe naho nabonye ukuboko kw'Imana n'umurimo w'Imana. Kubera ko nakuriye mu muryango w'abakozi b'Imana, papa ari pasiteri na mama ari umukozi w'Imana, nakuze ntozwa ijambo ry'Imana. Njya muri Sunday school, ishuri ryo ku cyumweru, naho twari dutuye ku Kimisange, mba muri korali y'abana yitwa Jehovah's. Ariko nyine nari nkiri mutoya, ngiye no muri secondaire, ndibuka ko najya muri secondaire mfite imyaka 11 gusa, nari nkiri muto ntazi ibyari byo. Nyine nabaga ndi mu bana basakuza nk'abandi, nitwara nyine nabi. Ariko kuko njya muri Saint Andre na papa yari yaramaye agakapu kariho amagambo y'Imana, utupotokola bomekaho, byatumye abana banyita pasiteri. Atari uko wenda nkora imirimo myiza, ariko noneho iryo zina bagahora bambwira, ese pasiteri witwara gutyo bite byawe? Noneho bituma nanjye nitekerezaho. 2002 rero niga mu wa gatatu, niho naje kujya muri groupe y'abanyeshuri bo mu Nyakabanda, kuhura n'abandi banyeshuri, kumva ubuhamya bwabo, bimpa imbaraga, bituma subira ku ishuri mu wa gatatu nahinduye imyitwarire. Niho navuga rero yuko natangiye gukizwa 2002. Nza kuva rero muri Saint Andre njya Gahini 2003, nkomereza umurimo w'Imana muri groupe yitwaga Victory, yahuzaga abanyeshuri bava mu matorero atandukanye. Ariko noneho kuko noneho nari niyemeje gukorera Imana n'umutima wanjye wose, ntangiye noneho kuba umuntu ureba ahari ibibazo
kugira ngo mashakire igisubizo. Nibwo natangiye initiative kuko abanyeshuri navaga mu itorero rya ADEPR, abanyeshuri bo muri ADEPR bari bafite ukuntu bafite ibice, ngira igitekerezo cyo kuba nabashyira hamwe kugira ngo dukore groupe imwe ikorana n'abandi neza. 2004 rero mpiga mu wa gatanu nibwo twabigezeho dushinga itsinda ry'abanyeshuri baba muri ADEPR ryitwa BEUR. Byari bikomeye guhuza ibice birenga 5 ariko Imana iradufasha tubishyira hamwe. Sinakomeje rero igahine uko nayivuze mu myigire yanjye nahise njya muri RDK. Imana iramfasha sanga groupe y'abapantekote yitwa groupe Rukundo, nkoreramo umurimo w'Imana ndetse no mu yandi matorero n'ayandi matsinda ava y'abanyeshuri bava mu matorero naho najyagayo kuvuga y'ubutumwa. Banakoze n'ihuriro ribahuza bangira ku umuyobozi wacyo, naho Imana iramfasha. Ndangije muri 2006 Imana nibwo yashyizeho umutwaro muri njye wivuga ubutumwa mu bigo by'amashuri ya secondaire. Mfatanyije na bagenzi banjye dutangiza umuryango w'ubutumwa mu bigo by'amashuri ya secondaire witwa Student Evangelism Mission cyangwa se SEM. Iyo SEM iramfasha irandera mu rwego rwo kuvuga ubutumwa, haba kugera mu bigo bya secondaire hano i Kigali. Imana iramfasha haba mu masengesho, amaveye ndetse n'amahugurwa atandukanye. Amahugurwa yateguwe na UGBR, ndibuka yuko byanafashe no kujya mu mahugurwa y'ubuyobozi yari yateguwe n'umuryango w'abanyamerika witwa International Leadership Institute 2007. Ndetse kuba muri SEM byanamfashije kumenyana kuko byatumye tujya ni Burundi menyana na groupe yitwa Compassion Group. Byaranyaguye mu buryo butandukanye ndetse binatuma mpura n'abakozi b'Imana bakomeye kuko ndabyibuka ari kiwane naza mu Rwanda ahuza abayobozi bahagarariye ama ministeri cyangwa se amatsinda y'abakristo. Nanjye bantumeyemo njya kubonana nawe muri Hotel Merit. Uretse n'ibyo byanatumye mbona uburyo bwo gutegura ibiterane, ari ibiterane bibamo n'abantu bavuye mu mahanga. Ndabyibuka ko ari igiterane twateguye n'umukozi w'Imana uva mu Bufaransa witwa Pastor Mark Mason. SEM yaramfashije umurimo w'Imana. Hanyuma nza no kujya muri kaminuza y'u Burundi. Imana iramfasha naho nkwana n'umurimo w'Imana n'abantu nahasanze tukwana neza. Na nyuma nje muri kaminuza y'u Rwanda kubera nyine gukora n'Imana, gukorana n'abanyeshuri, nagezeyo nsanga abantu twabanye mu ngando kera nyine 2007. Urumva na amateka yo maremare ntagiyemo cyane. Baravuga ati twarabanye mu ngando tuyobora, bahita babituma mba umuyobozi wa promotion shyashya. Utare rero muri kaminuza muri y'u Rwanda nashyikiye mu muryango w'abapantekote witwa SEP, Comité des étudiants pentecôtistes. Nama n'ibyumwe bibiri babangize kuba umuyobozi w'iyo promotion ije muri uwo mwaka. Ya promotion Imana imfashizamo, bimfasha gufasha abana bari bakiri bashyashya, nubwo nari mushyashya ariko kuba bari barangiriye icyizere kuba umuyobozi byaramfashije. Tugafatikanya mu masengesho, dushyiraho umunsi uhoraho gusenga kwa kane, tukajya nyine mu ishyamba rya kaminuza ryitwa Bure tuhagira ibihe byiza. Ibyatinze ngeze no mu wa kabiri muri 2012 nyine mu kwezi kwa gatatu bantorera kuba umuyobozi wungirije vice president wa SEP. Imana iramfasha naho, Imana iramfasha mu murimo w'Imana aho ngaho bigenda neza kugezaho nasimbuwe muri Mukuboza 2012 mboha mugenzi wanjye nyine baronsimbuye. Ariko noneho si muri SEP gusa navuze ubutumwa, no muri za JBI n'ahandi hari n'ihuriro rihuza ayo ma association yose kwa 13 ya Gikristo akorera muri kaminuza ry'abanyamasengesho kwa Prayer Network. Naho nari umuyobozi muri yo nshinzwe imibani follow up cyangwa se gukurikirana ibikorwa byayo. Byanatumye tujyana umubano n'abanyamasengesho ku rwego rw'isi bari muri ministeri yitwa Grace Extended Ministries. Nijye wabikurikiranaga cyane na pastor wihagarariye yitwa Pastor Michael Gray na mufasha wa Esther. Baraje baraduhugura, baranankunda, banifuza yuko mu gihe bazagaruka mu Rwanda bazabana n'ababyeyi banjye. Ejo bundi baje mu kwa gatatu itariki ya 4 babonana n'ababyeyi banjye, baranezerwa, barishima, barasangira. Urumva ko umurimo w'Imana, Imana naho yagiye ibana nanjye mu kuboko kweza kw'Imana. Hanyuma uretse n'ibyo byonyine muri kaminuza
ndetse no hanze no mu matorero Imana igenda ifasha. Muri make uko nguko niko navuga Imana yagiye ibana nanjye kugeza uyu munsi mu murimo w'Imana, haba muri ministeri, haba ku ishuri, haba kuri eglise mbamo, naho ntago nicara iyo ngeze mfite korali mbamo ya kabiri yitwa Horeb. Imana igenda ifasha mu buryo butandukanye. Hanyuma ikindi gice cya gatatu cyagiye kiranga ubuzima bwanjye nanone nashimira Imana imibanire yanjye n'abandi, kubera ko nakuze mbona mu rugo basabana bakundana kandi babona n'abashyitsi cyane, kandi batwigisha gukunda abantu bose nta kuvangura. Uwo muco wakuriye muri njyewe bituma sabana n'abantu, nkundana n'abantu, mbana n'abantu. Byo byagiye bingira umumaro kuva ndi muri primaire, naba muri quartier, nzamutse no muri secondaire. Abantu twabanaga muri chambre, abantu twabanaga muri classe, bari bazi ko pasiteri ari umuntu usabana. Ni Gahini najyaga ngira itsinda ry'abana tubana, uretse no kusabana gusa mu byo gusenga, tugasabana nyine mu kunezerwa, tukajya kuri muhazi koga, tugasangira, tukifotozanya. Nyine nawe umuntu usabana cyane. Hanyuma mu mibanire yanjye y'abandi nyine yagiye indanga. Ni Gahini wasangaga nsabana n'abantu bose, ari abatabona bahabaga, bakavuga ati ko Manuel, kuko babona ngiye gufata abana batabona njya kubamesera, ati Manuel wowe bite? Nabwo ati ngiyewe nibyo natojwe. Rero byagiye bingira umumaro ahantu hose nabaye mu murimo w'Imana, bingira n'umumaro aho ababyeyi ubwabo ko ufite barumuna bafashaga barumuna banjye. Hari ibintu byinshi byagiye binyorohera. Ukubana kw'ababyeyi kwanjye byagiye bingira umumaro ko niga i Burundi, umuryango wa Bdoromi niho nabaga, mama witwa Mama Paceri n'umuryango wa mama na Pastor Edmond Kivuye na Rutayisire. Abo bose kubera ko bari inshuti zo mu rugo, babana neza no mu rugo, byagiye bingeraho. Ariko noneho ngarutse no mu Rwanda, cyane cyane muri kaminuza, niho nabonye koko umumaro wo kubana, kuko ubuzima bwo muri kaminuza buragoye. Ariko imyaka ibiri yose ndetse uyu wa gatatu nangiyeyo, nagiye mbaho neza. Ariko ari uburyo bwo gufungura, ari uburyo bw'amatike, ari uburyo bw'ibikoresho, ni inshuti zanjye, ari uburyo bwo kwiyandikisha, ni inshuti zanjye n'abavandimwe ba hafi bagiye bafasha. Ngo rero kubana kwanjye byagiye bingirira umumaro cyane, kandi nagiye mbonamo na avantage nyinshi. Hari n'uwampaye laptop. Urabizi ko umunyeshuri akenera laptop cyangwa se imashini, ariko muri inshuti zanjye nta mafaranga nigeze mfata. Byagiye bingira umumaro cyane, kandi biranamfasha no mu buyobozi, kuko kubera ukuntu mbana n'abanyeshuri muri kaminuza, batangije ishyirahamwe cyangwa se ihuriro ry'abayobozi bose b'abanyeshuri, barantora ngo ndiyobore, ryitwa Student Leaders Forum. Ibyo ngibyo byose ni uko babona ko hari ikintu ndimo, kandi kuba ndi muri Student Leaders Forum nk'umuyobozi wayo byagiye bifunguye imiryango, kubonana n'abayobozi batandukanye, gushyira amanga, kuvuga mu ruhame. Nanakoze n'amarushanwa y'Imbuto Foundation yo kuvugira mu ruhame, ndatsinda, bimpesha kuba muri club yitwa Toastmasters Club, iri ku rwego international, aho twigira kwitoza kuvuga mu ruhame mu Cyongereza ndetse n'ubuyobozi. Ibyo byose mbikesha kubana n'abantu. N'ejo bundi tugiye gutangira stage, kubera amahugurwa nyine ubwo buyobozi nari ndimo muri kaminuza, byatumye njya muri ngira amahirwe yo kuba mu mahugurwa ya Bible Society cyangwa se umuryango wa Bibiliya mu Rwanda yitwa Developing Future Leaders. Ngira amahirwe yo kujyayo sessions eshatu zose, mahurira n'umuyobozi mu Nyange Industries ushinzwe abakozi, Human Resource Manager and Administration, ari nawe chairperson wa board ya Bible Society. Turaganira nyine kubera ku socializing cyangwa se kubana n'abantu no kwisanzura ku bantu. Turaganira mu bwira ibyo niga, ndamubwira ati tugeze na stage, arayinyemera ati nibikeneye stage uzandike uzaza. Ubu ndimo ndakorera mu Nyange, ni ahantu heza cyane bitewe n'uko kubana. Rero byagiye bingira umumaro, kandi bigatuma n'abandi bantu babona banyifashisha mu bintu bitandukanye. Honera umubyeyi we yabaye pasiteri mu itorero rya Zion muri Amerika, yateguye igikorwa cya Hug Movement. Arambwira ati Manuel, ndabizi kubana n'urubyiruko, mfasha. Urumva kubona nk'abo bantu basa naho b'urubyiruko bagira initiative nziza, bakaza kugira ngo mufatikanye. Anategura n'igitabo
yasohoye cyitwa ibintu bibiri biranga umukristo, yarambwiye ati Manuel, ndashaka ko kino gitabo kimfashamo. Urumva ko ni ibintu byiza kubana n'abantu rero byagiye bifasha mu buzima bwanjye bw'umwuka, mu buzima bwanjye bw'ubuyobozi no mu buzima bwanjye bw'umubiri. Rero ndashimira Imana ko yabanye nanjye muri iyo myaka 25. Niyo mpamvu nateguye ibirori byo guhuza abantu bose bagiye bagira uruhare, kuko ubuzima bwanjye ni uruhare rw'abantu benshi cyane bagiye bashyiramo contribution yabo, kugira ngo nshimire Imana nabo mbashimire kuko bagiye bamba hafi, ari mu masomo, ari mu buryo bw'umwuka ndetse no mu buryo social. Imana ibamugisha. Congratulations and celebrations when I tell